nkatinya kubwira umuntu ngo ufite mama kugira ngo atambaza ngo kuki ufite nyoko ukaba uri muri ubu buzima uzerera ni ukuvuga ngo nari nariyakiriye nk'imfubyi idafite ababyeyi kandi mbafite. Bivuga ngo rero iyo ufite icyo kintu nta muntu uba ushaka kubwira ibyawe, agahinduka gumana mu mutima wenyine. Bivuga ngo inama naha ababyeyi, wenda bivuga mu rwego rw'abana kuko byambayeho, inama naha ababyeyi baba mama nuko baba bakwiriye gupfira abana kugira ngo agahinda nagize batazagatera abana babo. Kuko njye nagize agahinda nkatewe na mama, ngira agahinda nkatewe na data, noneho kaba mu mutima ntinya no kukavuga kuko umuntu mbimfubye reka ifite ababyeyi. Turabasuhuje twese, tubasuhuza namwe ubwanyu. Hanyuma nge ndabasuhuje cyane, gira umugisha wo kubana namwe muri iki kiganiro ni kuri Team TV. Hanyuma reka tubasuhuze tuvuga tutumugisha Imana n'ubane namwe kubera ko mwemeye kubana natwe muri uyu mwanya. Sindi ngiye nyine ndi kumwe n'umugabo w'ubwenge, umugabo Imana yateguye kugira ngo mu gihe nk'iki azagaruke kuri byinshi by'umumaro kandi byagira abandi umumaro. Hanyuma ari buze gutangira twibwira. Ndashimira abo babonye iyi video, uri kureba iyi video, ntibagirwe gukora subscribe inshuti yanjye, bakore subscribe kugira ngo tuze gusangira iby'umumaro kandi byagufasha, kuko hano tugira ibiganiro by'umuryango kandi ibiganiro bya kubaka abandi, hanyuma nawe bikagufasha. Nibigufasha rero bikubaka umuryango, nawe wubaka abandi, basangiza ibi biganiro nkuko natwe turimo turabikora muri uyu mwanya. Kuri Team TV ushobora kuba wageze ari ubwa mbere, ntibagirwe gukora subscribe cyangwa se sabone kuri rurimi rw'igifaransa na hasi mu nyuguti z'umutuku, ukandemo kugira ngo tuze kubana muri uyu mwanya. Hanyuma niba ukunze ikiganiro ukora like, hanyuma inkunga ikomeye no kugisangiza abandi. Reka rero tuze kuganira n'umupapa, ntabwo tuzaganira n'abamama gusa, ushize twari kumwe na mama Ganza. Hanyuma ni byinshi twagarutseho, ariko cyane cyane yatubwiraga intego cyangwa se purpose iyi channel cyangwa se iyi televiziyo iri online, ibyo ashaka kuzajya atambutsaho byagira abandi umumaro. Ikiganiro cya mbere rero nicyo ngicyo yakoze. Ikiganiro cya kabiri rero twatumiye umupapa, ni umuvugabutumwa, ni umupasiteri, ariko turi buze kwibanda cyane cyane mu mibereho y'abana bagize icyo nakwita nk'igikomere, aho batabanye n'ababyeyi cyangwa se ababyeyi babo babihakanye cyangwa se ababyeyi babo bataje guhuza bigatuma abana baba victim. Ko tubanze tumwakire atwibwire, hanyuma tuze kubana muri iki kiganiro tuziranye. Papa karibu. Nitwa Pastor George mushimiye Imana. Ndi umugabo, ndubatse, mfite abana 6 n'umugore umwe. Turashima Imana je n'umuryango wanjye. Pastor George. Yego. Ufite abana 6, umwe mwavutse muri bangahe? Twe twavutse ahari turi 8. N'umunani hagati n'umunani. Abana 8. Yego. Wowe na kuri papa na mama? Oya. Kuri papa na mama twavutseho turi abana 2 gusa. Undi umwe nanone mama ashaka undi mugabo apfa babyaranye rimwe. Noneho abandi 5 yababyaye ku wundi mugabo, babanye kugeza ahasaziye. 5 ahapfiriye. Ubwo baba tubaye 8. Abo kwa papa se? Kwa papa hari nanone abakobwa 2. Ubwo muri 10 rero? Turi 10. None se ko wari umwana we na mushiki wawe, wabuze icyo papa na mama bapfuye cyatumye batandukana, umwe akajya gushaka n'undi akajya gushaka? Papa yarakiduhishe. Mama se? Na mama yarakiduhishe. Ntabwo ibintu ababyeyi bapfa, yaba umugabo cyangwa umugore, babishyira hanze, riba ari ibanga ryabo. Gusa ingaruka zigera ku bana ni ukuba muri icyo kintu, kuko iyo ugiye usanga umubyeyi w'umugabo
akubwira amagambo mabi kuri mama wawe, wagenda usanga umubyeyi w'umumama nawe akakubwira amagambo mabi ku mubyeyi w'umupapa, noneho ayo magambo yose bakubwiye ahurira mu mutima wawe, noneho muri uko guhurira mu mutima wawe akakuremerera, noneho akakuremerera nawe udafite uwuyaha, noneho ukavunika cyane mu buryo bw'imitekerereze. Ibaze uri umwana muto, nyoko agutuye agahinda ke kaje mu mutima wawe, wagera kuri papa wawe nawe akagutura agahinda kari mu mutima we, noneho kakabyiganira mu mutima wawe, noneho waba ugiye kwa so ukahasanga mukaso akakureba ijisho ribi, cyangwa wenda rimwe na rimwe akagukorera nk'ikintu kibabaza umutima wawe, icyo nacyo kikaza kikibikamo. Wajya kwa nyoko wahura n'umugabo we nawe akagukubita ikindi. Ni ukuvuga ngo abana badafite ababyeyi bagira ihungabana rinini. hari kuba ababyeyi mubafite ariko bagatandukana, hanyuma batandukana bakabahisha icyo bapfuye. wowe na mushiki wawe mubyiruka mwisanga kwa nyogokuru. Mushiki wanjye mama yaramushakanye. Nta kintu nyogokuru yajyaga akubwira? Oya, nyogokuru ahubwo we yagerageza gushaka kumfata nk'umwana we no gushaka kunyibagiza ibintu byo kuba ntafite data na mama, kuko ndibuka nyogokuru icyo yankoreye. Nanagisubiye kwibere niwe nonse nyogokuru akamfata nk'umwana we, akanjijisha, akagerageza gushaka kumpa ibyanezeza. nawe yarakiri muto? Nawe yarakiri mutoya. Hanyuma agahinda byaguteye wicaye ukaza gutekereza ko mama atakibana na papa, batandukanye, agahinda byaguteye kangana iki? Ni ukuvuga ngo nagize agahinda kanini, kwitwa imfubyi kandi ufite ababyeyi, mu by'ukuri birababaza. Noneho ikindi, buriya umubyeyi utarakubyaye nta kintu na kimwe yagukorera ngo kikunezeze, kubera ko nta byishimo uba ufite mu mutima wawe. Oya, ntabyo. ububabaye. Noneho ka gahinda umuntu aba afite nta byishimo na bike. Umwana ukuriye kutagira ababyeyi agira agahinda kenshi, agira umubabaro mwinshi, kubera ko ibyishimo by'umubyeyi n'abana n'ibyishimo by'abana ni umubyeyi. Bivuga ngo iyo ubuze ibyishimo iyo ubuze ababyeyi uba utakaje ibyishimo. Bivuga ngo iyo ibyishimo rero byabuze, nta kintu umuntu yagukorera ngo kinezeze umutima wawe. Icyambere, ubona kuganira na mushiki wawe? Oya, we ntabwo twabashije kuganira kuko ubuzima bwe bwose yabanye na mama. Nanjye ubuzima bwanjye bwose nabanye na nyogokuru. Aho apfiriye nderwa n'imiryango. Ariko mu by'ukuri umuntu nanone kandi utarakubyaye ariwe mubana, rimwe na rimwe agukoresha imirimo nakwita y'uburetwa, kuko ibyo abagukorera byose abishyiramo n'ikiguzi. Reka mbyite ikiguzi. Akumva ko ibyo agukoreye byose nawe ugomba kugira ibyo ugomba gukora. Noneho rero wabona uko ufashwe bitandukanye n'iby'abandi bana bari muri urwo rugo, bikarushaho kugutera agahinda, ukababara. Kandi uwo mubabaro ufite kubera ko uba uri imfubyi, ntawubwira, uguma mu nda, ugashiriramo imbere, ukagira noneho agahinda kadashira, ugahorana umubabaro udashira, utekereza iby'ababyeyi bawe. Ese ibi nishobora gutuma wanga papa cyangwa mama? Wenda jye nuko namenye Imana,
nkaba ibintu byose mbirebera mu buryo bwo mu mwuka ariko nk'abantu batazi Imana. Iki gikomere gishobora gutuma wanga mama kuko nubwo nanjye nakijijwe ibi hari ubwo njya mbyibuka nkabitekereza, nkatekereza ubuhemu mama yankoreye, nkatekereza ubuhemu data yankoreye, nkumva biragarutse mu mutima, nkongera nkasubiza ubwenge inyuma, nkatekereza ibibazo nagiye mpura nabyo n'umubabaro nahuye nawo bikagaruka mu mutima, nkumva nanone kandi nzanyemo akantu k'umubabaro ariko nuko wenda nashatse umugore we ari umara umubabaro. Umugore wakumara umubabaro bishaza vuga ko yakubereye nka mama. Yambereye igisubizo kuko narishe ndamwe nti ibintu ni bibiri, nabaye imfubyi mfite data na mama, ndagenda ndabamwereka nti data nguyu dore mama nguyu. Jewe nubwo babinkoreye nyuma nagiye mbafasha nirengagiza ibyabaye ariko kandi karagarukaga niyo nabafashaga umutima wanjye n'abandi reka mbikore ntamera nkabo ariko barampemukiye. Ubuhemu rero bw'ababyeyi ni abana babirenzaho ariko cya gikomere bakigifite. Uyu munsi hari ababyeyi bafata umwanzuro wo gutandukana, wenda mw'icyo gihe mwari bato. Yego. None se bumaze kugira abana bakuru bo ntekeza kuri iki gihe bagatekereje gutandukana, inama wumva wabahaniye ni ukwicaza abana bakababwira bati kubera impamvu turatandukanye, cyangwa nabo ni ukubikora bacecetse gusa abana bakumva ko se na nyina batabana? Igihe muri gihe bitewe n'ibikomere nagize ntawe nagira inama yo gutandukana n'undi, cyane ababyeyi b'abamama bo ku bwabo. Umubyeyi w'umumama aba yaratwise umwana akamara amezi 9 mu nda ye, niyo amaze kumubyara agira igihe kinini amwonsa amashereka. Bivuga ngo umubyeyi w'umumama afite ubuzima bw'umwana cyane kurusha umugabo. Bivuga ngo umubyeyi w'umumama kuri jye numva bakwiriye gupfira abana be kurusha kwita ku bibazo bye n'umugabo we, akaba yagira kwihangana kutamuturutseho cyangwa kutavuye kuko we yumva yabishobora, ahubwo akaba yakwihangana ku bw'abana be kuko niwe ufitanye ubusabane bunini n'umwana kurusha umubyeyi w'umugabo. Abanyarwanda baca umugani ngo utabusya bwita ubumera. Kera wigeze gutekereza gusiga madamu ukagenda? Yego. Ntabwo ndibuze kubikubaza ngo tubisubiremo, aho byuze ndibuze kukubaza akantu kamwe konyine kari kakuvanze mu mutwe kagatuma utekereza kugenda, niba atari karande yo kwa papa na mama. Na bisobanura akantu gikanteye kumva mfashe umwanzuro wo guta umugore ni ubusinzi bwanjye. Bivuga ngo nundi wagugenda ukagaruka. Natekereje kumwirukana, noneho nibuka ibyo data yakoze, nibuka agahinda yaduteye n'umubabaro, ntekereje mama uburyo yagiye gushaka, ntekereje uko giye nabayeho, bikomanga umutima wanjye genanirwa kwihangana kubera amafuti yanjye. Ntumugore ndagenda, ariko noneho mvuga ngo ntacyo mutaye mu rugo rwanjye, mfite n'utwo tuzu dukodeshwa tuzamutunga. Dutunge n'abana, wenda niyo nanatera umubabaro abana bababara igihe gito, ariko ntabwo bagera ku rwego nk'urwanjye. Ariko nabyita reka mivuge muri ubu buryo abanyarwanda bavuga, si imvugo nyandagaza ariko n'imvugo abantu bajya bakoresha mu kinyarwanda, n'ububwa. Ninde mugabo wakwemera ko yakoze ububwa? Ni intwari.
kwemera ububwa bwawe ni ubutwari, ni ububwa. Nagize ububwa nta umugore. Wigeze utekereza ku bana bawe? Nabatekerejeho mvuga ngo reka musige mu nza abaharyo, ariko rimwe na rimwe nasanze kuko ahanini intambara n'ibibazo bivuka mu ngo. Ngiye kubivuga nihereyeho, wenda siko bose bibabaho, ariko ahanini usanga umubare munini ari abagabo tubitera. Wiki ibibazo biba mu ngo? Genda bivuga ku giti cyanjye. Wenda cyangwa baragutera amabuye. Ni ahanini ni abagabo tubitera. Kandi abagabo benshi bahonga ingo zabo ngo bari kwirinda stress. Oya, impamvu nkubwira ko ari twe tubitera. Abagabo twihaye ubudahangarwa. Twarabwihaye, ni Imana yabuduhaye. Imana yarabuduhaye, ariko noneho imaze kubuduha twiyongereraho ubwacu. Bya bindi bajya bapfuna ngo amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo bwe. Sibyo ze? Oya, ntabwo ari byo. Uwo nka pasiteri ukuvuga nk'umugabo. Ubundi mu rwego rw'abagabo. Burya bavuga ngo burya ngo amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo bwe. Ntabwo ariko biri, siko biteye. Mu miterere y'abadamu, abadamu bagira impano yo kwihangana. Impamvu mvuga ngo abadamu bagira impano yo kwihangana, niba umudamu abadamu bashobora kubatunga ari batatu uri umugabo umwe kandi bakaba hamwe mu rugo rumwe, ninde mugabo wakwemera ko umugore we atungwa n'abagabo batatu kandi bose baba mu rugo rumwe? Ntawe wabona. Ni bwa budahangarwa dufite. Ni bwa budahangarwa dufite, ariko urumva ko impano y'abadamu bafite impano Imana yabahaye yo kwihangana cyane. Bivuga ngo buriya umugore ujya gufata icyemezo cyo guhaguruka ngo asige urugo, aba amaze gusa nkaho yenda gusandara umutima. Ariko ubwo ni ku bwanjye nge niko ndeba, kuko ikibazo mvuga ngo abagabo tugira amafuti menshi, niheraho iyo ufata amafaranga yakagombye gutunga urugo ukayajyana mu kabari ukajya kuyanywera inzoga. Wowe wayakoreye ariko? Oya, nubwo ari we wayakoreye ntabwo bivuze ngo uyangize, kuko amafaranga ni ay'umuryango. Iyo ureba amafaranga wakoreye uyafata ukajya kuyatungisha abandi bagore hirya no hino, byakagombye gutunga umuryango. Rimwe na rimwe ugasanga ahubwo abagore udufaranga twabo nitwo bariho bakoresha batunga urugo, mu by'ukuri ni amafuti. Noneho wanarangiza ugashaka gutaha unagerekaho n'itegeko. Wowe ayawe wayanywereye, ayawe wayariye, noneho urangije ugeretseho noneho no kugira ngo utaha unatanga n'itegeko nta mumaro muri icyo gihe umaze mu rugo. Ntuzi uko abana biga, ntuzi uko abana babayeho. Amafaranga yawe wayajyanye aho ugomba kuyajyana, n'umugore yavuga ugashaka gutera hejuru. Nibyo nitaga ububwa. Hari abagabo benshi nzi bumva amafaranga yabo bayanywera gusa, agataha arya atazi uburyo ibiryo byabonetse mu rugo, kandi yumva yarya neza, kandi akumva akeneye kubaho neza, akarya neza atazi ngo abona. Hari abagabo benshi nzi nkunda kugira inama, babwira ko ibyo barimo atari byo. Yes. Noneho gusa ikintu navuga, hari igihe abadamu rimwe na rimwe bananirwa kwihangana, ariko umudamu nk'uyu wahuye n'iki kibazo, namugira inama yo kwihangana kugira ngo adatera ibikomere abana, akemera kwihanganira ubu buzima kugira ngo noneho ubuzima bw'abana be buba ari bwo bubasha kuba bwiza. Kuko iyo ubuzima bw'abana bubaye bwiza bigirira umumaro umuryango, kandi nawe ubwe ya neza yagiriye abana ibizamugarukira. Okay, tugira umugisha wo kubana nawe mu kiganiro. Uri pasiteri, urumva, hanyuma hari ukuntu mutegura abantu bagiye gushinga urugo. Ibi tuzabigarukaho, kuko uyu munsi twarimo twibanda ku bana. Yego.
none mbere yuko nkusezera kugira ngo ujye kuruhuka pastor, uyu mwana wahuye n'ibi bikomere, yego, rimwe na rimwe benshi bicisha ibiyobyabwenge kugira ngo bibagize, cyane wenda baba bafite ababyeyi bafite ubushobozi, bafite amafaranga. Aba bana ushobora guhura nabo, aba bana dukwiye kubaha ubutumwa ki? Dukwiye kubana nabo gute? Aba bana bafite ibi bikomere kubera ko bo badatinyuka kubivuga, biragoye kubavura, kuko ibikomere afite ntashaka kubibwira umuntu. Nanjye kuba ntobora nkabivuga nuko bumaze kuba mukuru, kandi ikindi Imana yangiriye neza ikampa agakiza. Ariko muri gihe ntawe natinyukaga kubwira ko mfite data na mama, nifataga nk'imfubyi, nari narabyakiriye mu mutima, kugira ngo ntaza kubwira umuntu ngo ufite data akambaza byinshi ngo kuki mutabana, ukaba uri muri ubu buzima bwo mu miryango bwo kwirirwa uzerera mu miryango. Nkatinya kubwira umuntu ngo ufite mama kugira ngo atambaza ngo kuki ufite nyoko ukaba uri muri ubu buzima uzerera. Ni ukuvuga ngo nari nariyakiriye nk'imfubyi idafite ababyeyi kandi mbafite. Bivuga ngo rero iyo ufite icyo kintu nta muntu uba ushaka kubwira ibyawe, agahinduka gumana mu mutima wenyine. Bivuga ngo inama naha ababyeyi, wenda bivuga mu rwego rw'abana kuko byambayeho, inama naha ababyeyi baba mama nuko baba bakwiriye gupfira abana kugira ngo agahinda nagize batazagatera abana babo. Kuko njye nagize agahinda nkatewe na mama, ngira agahinda nkatewe na data, noneho kaba mu mutima ntinya no kukavuga kuko mbimfubye reka ifite ababyeyi. Bivuga ngo kubona umubyeyi atambuka hariya jyewe nzi ko yampemukiye, mama yanyura hariya nzi ko yampemukiye, kagahinda noneho karushaga kubaho kenshi. Inama naha ababyeyi, baba ababyeyi baba mama, baba ababyeyi ba papa, bakwiye kwirengagiza bo ibyo bapfa, bakemera gupfira abana babo, bakaba igitambo cy'abana babo, bagapfira abana babo. Ariko simvuze ibyo kwicana, akemera kuvunika, akemera kubabara. Niba ari umugabo uhemukiwe n'umugore, akemera kubabara, akaba igitambo cy'abana be. N'umugore niba ahemukiwe n'umugabo, akwiriye kubabara akaba igitambo cy'abana be, kugira ngo abana batazakurana agahinda nk'ako nakuranye. Uranyumva neza? Birababaje, birababaje pe. Ariko nta kundi, Satani yarateye. Ariko abantu bakwiriye kurenga icyo bapfa bakareba icyo bapfana. Buriya umugabo n'umugore bapfana abana. Iyo abana bamaze kuza rero ntibakwiriye kongera kureba inyungu zabo, bakwiriye kureba inyungu z'abana babo. Nicyo numva navuga. Imana iguhe umugisha. Reka ubutana bwo tuzagutumire tuzibande cyane ku nyigisho mugenda muha abantu bitegura kurushinga. Hanyuma nanone tuzagaruka ku kibazo gisa naho abagabo benshi dukwiye nabo kujya tujya inama, abagabo nabo tukajya inama tugendeye kuri ka kantu ko kumva ko dufite ubudahangarwa, tukabubyaza umusaruro, tukajya aho dushikamira, ndetse n'abo tubyaye bakabigenderamo. Ahanini icyo mbona giteje ibibazo ni uburere butagihari. Kera baricaraga bakagira inama abana. Umwana ugiye gushaka ari umusore, bakamwicaza bakamugira inama, bakamubwira umuco na kirazira. Bakati wa mwana we uramenye, dore umugabo ugiye gushaka yitwara atya, akitwara atya, akitwara atya, akitwara atya. Izo ni ingaruka, kuko nanjye njya gushaka izo ngaruka zambayeho. Iyo nza kuba naricajwe nkagibwa, nkabwirwa amateka y'ingo nuko umuntu yifata amaze gushaka, ibibazo byambayeho kugira ngo ntirugo rwanjye ntabwo byari kumbaho. Ni ingaruka zo kutagirwa inama, ni ingaruka zo kutigishwa,
n'ingaruka zo kutereka umurongo. N'abakobwa nabo nuko, kubera ko batagirwa inama, kubera ko ntawe bafite ubabwira umuco na kirazira, kubera ko badafite umuntu ubabwira uko bakwiriye kwifata mu ngo n'ibibazo n'ibigeragezo bazahura nabyo, bituma icyo gihe umuntu agira ate yitwara uko yishakiye, agakora ibyo yishakiye, akavuga ibyo yishakiye, noneho za ngaruka zigakomeza kugenda ziba nini mu muryango. Akoze cyane. Imana iguhe umugisha. Reka tubashimiye mwese aho dukuriye muri kiganiro, aho dukurikiye, nkwibutse ko ukwiye gukora subscribe kugira ngo tubane kenshi mu biganiro bitandukanye by'umuryango bitambuka kuri TV. Hanyuma nge nari Emi, hanyuma nari kumwe n'umupapa George. Imana yagiriye neza akemera guca bugufi mu rugo rwe kugeza uyu munsi abihamiriza imbere ya kamera. Imana umugisha, mwakoze cyane. Hanyuma niba wifuza kudutera inkunga ikomeye no gusangiza benshi iki kiganiro, mwakoze cyane, naho ubutaha. Imana iguhe umugisha.